Twasengeye n'umugwayi wavuye mu mubiri pe turi ku rusengero baza kumva amagara none umukobwa manza byenga imbyari 5 hari mukecuru subiramo ako neza byagenze utabaguhamagaye byagenze twaramusengeye yari yavuye mu mwuka ariko mana bigeze aho ngumva mbega ndi kumwegera ngahuha mu ndoke ngahuha mu mutwe ngahuha hano ingingo zose ngumva ndi kupomba nguri gupomba igipine keza aho tuje kubona tubona wa mukobwa gizuca nyiragwandiko ndi mu byukuri koko iba atari ibyukuri nabo nduyanye nabo ndi babazana ngo umwana ati dusengere cyangwa nabo ati mu nzengere Imana ufite uko yabiberetse ifite nuko yatugize hari igihe twasengeye umukobwa witwa umuhungu wa Regina ubu ni umugabo yari yaragwaye ikiguru Imana yakoze imirimo nukuri uwo mwana yabaye hano ngamezi 2 yavuye yakize ndahandi yagiye yego rero Imana yakoze byinshi bunavuga ngo ngaha muhagarara bo baba benje ndobokira ino mbuga tigaka tubasuza bakunze aho mere hose mu Rwanda wa Kigali abaye ndi bahe umugisha kamushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda sezeranije yuko ntazajya mbica ubu ahamagaze nundi arika arusha mu murenge wa Bigo mu karere ka Nyabihu ariko ndi mu rugendo nababwiye yuko nzajya mbabwira aho ngiye nyine kugira ngo mumenye umunsi wacu ukumeze umufasha urugendo nerekeje mu mudugudu wa Yungwe mu kagari ka Yungwe umurenge wa Kanama nta kindi kinjyanye murabizi ngiye kureba Imana hari umukecuru witwa Nyiramuhanda Ziripa afite imyaka 73 ni umuhanuzi amaze imyaka irenga 30 ari umuhanuzi hari abantu benshi yasengeye barwaye barakira hari abagiye byabacanze bayobeye imibere yabo kimeze arabasengera Imana ibabwira hazaza nanjye ndimo ndi umugabo wo kubihamya ngiye kumureba rero kugira ngo tuganire atubwire ni buryo ki bamwe usanga barahawe impano amaze umwaka arabivangavanze impano iragiye we nirihe banga yakoresheje kugira ngo amari iyo myaka irenga 40 akorera Imana harakonje ni Nyabihu nyine hari ibihu byinshi ariko ntago tugomba gutinya imbeho tugomba gukorera Imana haba ndetse no mu mvura reka mbasabe muze gutangira kandi muze kukirangiza Imana muri bane namwe murakoze cyane gutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ko kubona visa bigucanga umujyane Burundi ntabwo usezeranye umuntu kumutuzi Kigali
nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe, kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, no kubona visa biguca ngo umujyane i Burundi. Shimwa ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranya urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye, iyo usezeranya urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranya urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye, iyo usezeranya urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Yego bakunzi ba Concorde TV show, nkuko nabwiye yuko nerekeje mu mudugudu wa Yungwe mu kagari ka Yungwe kureba umukecuru nyira Muhanda Ziripa, umuhanuzi w'Imana umaze imyaka 73 ku isi n'imyaka irenga 30 ari umuhanuzi w'Imana. Namugezeho niwe wicaye imbere ya kamera, nanjye uri inyuma ya kamera, nitwa Tumimana Concorde. Reka musabe abanza dusengero gango Imana itiyobore muri iki kiganiro. Ni karibu. Turagushimye data wa twese, turagushimiye kuba turinze, wabanye natwe, wagize neza data buja Uwiteka Nyiringabo Mana, data wa twese, mu mibereho yacu yose waraturinze, warinze n'igihugu, urinda n'abagituye kugeza kuri iyi saha ya none. Rero uwera w'amahoro, turacagushima kuko tukivuga izina ryawe, kandi ibyiringiro by'umugisha hari byinshi watunyujijemo, ariko tugeze kuri iki gihe dufite ibyiringiro. Amen. Mwami Yesu Kristo, uyu mwanya data buja Uwiteka, dusengeye data buja abatuye muri iki gihugu, natwe Uwiteka turi imbere yawe, dutegereje data wa twese uri mu ijuru isezerano ryawe, kuwera w'amahoro. Yesu umucunguzi mwiza, wamenye amaraso yawe ku musaraba Golgotha kubwo ibyaha byacu, kwari ukugira ngo ducungure twebwe abari mu isi. Mwami turakwemereye rero, ngwino twiyoborere, ngwino ubane natwe data buja uyu mwanya. Mwami Imana yacu, no kuva mu gitondo hari benshi batariho, ariko twe turiho, so kubarusha gukiranuka, ahubwo ni gahunda zawe Mana. Udufiteho umugambi Uwiteka, kandi udufiteho byinshi data buja, kubera ko Uwiteka natwe twiringiye imbaraga zawe, ndahandi twajane kuri wowe. Niweho Mana yacu bwite, uri Imana ishoboye byose, uri Imana itatwibagirwa, kubera uzimbumeko zacu, mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Turahumeka ukatwumva Uwiteka. Mwami Imana yacu, bana natwe rero, kandi udushoboze ibihe biri imbere byose, turabikuragije Mwami. Gaho bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Amen. Mukecuru, mbwira abantu yuko nje kugusura. Turinjajwa, niba turinjajwa nako tujya tuvugana aho tugiye. Navuze ngo ngiye kureba umukecuru witwa Nyiramuhanda Ziripa, ufite imyaka 73 y'amavuko, ufite n'imyaka, umaze n'imyaka irenga 30 ari umuhanuzi. Nabeshye, yegereza mikoro. Oya, ntabwo nabeshye. Ntabwo wabeshe. Imana ishimwe. Kubera abo nabyaye naze kwakira agakiza, nabona abasaza. Haryo ubwo wowe wabyaye cyakira agakiza ninda, hari muri Samusoni. Ni Samusoni. Samusoni ntabwo abuze imyaka 35. Irimo pe. Ntabwo 35 yaba yibuze. Niba aramubyaye rero uri mu gakiza, uri umuhanuzi. Ingo pe. Imyaka irenze 30. Nandi mu gakiza, vukama buri munsi. Yego. Abagwayi baza, ndakubinubira, tugasenga, imbaraga z'Imana rero zamanuka, abagwayi bagakira. Yego. None rero muri ino minsi yo turimo yo, nabari kure bari kuduhamagara. Kababwira ati mufate aho mugwaye. Yego. Kandi mufate na telefone, dusengane murakira. Yego. Rero kugeza ubu benshi bari gukira, bite n'umudamu duhora dusengana buri mugoroba. Yemwe nawe nashaka nyumve n'ikindi yazanyumve. Yego. Yambwiye ati nari mbite umwana rwose,
byari biyoberanye Mm. ariko ubu ngubu umwana ari gukina ati ngeraga hamwe n'abandi bakavuga ati ni ibiki ko wewe umwana wawe ari kumenya ubwenge yego agaseka cyane ubwo rero ni benshi ndabona barondora kandi uwo ni wo mwamenyanye aho uziye kuri YouTube ni benshi bamaze kutumenya ubu nta nubwo aragera nanjye sinziwe ariko n'ubu wo kumva mbamagaye yego ati twongere dusenge Kabuhinja ati ni nyina w'umwana niko asigaye arambamagara yego ubwo rero Imana yakoze byinshi natwe ubwacu hari abacu yakijije byari bigeze kure rero turi gushima Imana kuko tugikomeje nayo ikabidukomeje ariko umukecuru mukanya nibwo ndiko kwitegereza neza nuko umuntu arebesheje amaso y'umubiri ntago abona ko ufite imyaka 70 pe nibura nka 58 iryo toto ryavuye kuri Yesu yego ryavuye kuri Yesu burayi bendari muri Yesu iki gihimba naragiye mu nzoga yego aja mu businzi ngabaga kecuru ariko kubera kwegera Yesu amavuta ya Yesu rero agomeza akatwegeza haraguru nuko amavuta y'Imana akatugeraho kandi n'umunezero w'Imana gukatubamo yego amen amen ni ikihe kintu wibuka pe Imana yakubwiye ukakibwira abantu ugitangira guhanura nawe ukavuga uti ni ukuri ndemeye ni Imana imvugisha kuko akenshi ubuhanuzi bwemerwa uko bwasohoye hari icyo wibuka njyewe icyo nibuka ni uko Imana mbere nyine ndaramenya iby'agakiza yarambwiraga ati uzasenga n'abarwayi bazakira yego ubundi kavuga ati hagiye gutera ibyorezo ati uzajya urasenga n'abarwaye indwara badashoboye guhaguruka bahaguruke Imana yarabikoze Imana irabikora igwaye imigereko Imana yabishatse turamusengera ikamuvamo twasengeye n'umurwayi wavuye mu mubiri pe turi ku rusengero baza kumbamagara none umukobwa manza byange imbyara 5 hari umukecuru usubiramo ako neza byagenze utabaguhamagaye byagenze twaramusengeye yari yavuye mu mwuka ariko Mana bigeze aho ngumva mbega ndi kumwegera ngahuha mu ndoke ngahuha mu mutwe ngahuha hano ingingo zose ngumva ndi gupomba nguri gupomba igipine geze aho tujya kubona tubona wa mukobwa agizuca nyiragwandiko nabazana byumve twamusengeye yavuye mu mubiri arazuka twongera gusengera uriya mudamu wa hariya uriya arahari tumusengera yaratarabyara turamusengera badutumaho oya inkura Rwandiko niyo ndi kumva igize yari yapfuye neza kwa kundi umuntu rwose byari byarangiye nubazana byumva nabo ari bahari bazabyumva Nyiragwandiko arazuka pe ariko ni Imana yabishatse ariko ikoreye mu bandi ubwo Nyiragwandiko uwo twaramusengeye arazuka nawe amudamu hakujya twamusengeye nawe yagiye mbega namenyo garenganye nawe tuje kubona tubona kubisa ukuguru guca ku nzu arongera kubitugundi abagize ngaguca ariho rero ni byinshi ni benshi n'abandi bari kuvuga ati twari twaragwaye ariko turi gukira n'umugabo wambamagaye n'ejo yambamagaye tongera usengera oya mukecuru turi kuba mbere muri make mu gukizwa guhabwa impano kwawe ibyo kwibuka ibyo kuri YouTube nabyo turabizaho mu kanya turebe byari birenze kubera ko nyine twari turi mu mashengesho gakomeye yego byari birenzeho umurwayi twamukoragaho kubera ko twakoraga amashengesho tukamaranga iminsi 5 tutarya turi mu mashengesho uwo murwayi baramuzanaga rero yagera ngaho twamusengera ukabona umurwayi arahagurutse pe hari nabo twasengeye bakaza babahetse ndabwo ari ukuvuga ngo ni ukubesha barahari ako se niwabeshya ko yabeshya nk'umusore nkanje umukecuru bamara rero mukanya ati ndakize agahaguruka bakigendera
emwe hari n'umwisengeneza wanje mugore uriya mugore ari hano haraguru yo kabamaniza bayo baramuzanye turamusengera bigeze nyuma tubona aratsimbutse arangije tereka tujane tukara baramubwira tubusigaye turaza kugushikira ku mugoroba ni benshi ndaho ni benshi Imana yakoze ibitangaza mbese ubwo rero agakiza nabonye ndakavamo nanje ubwanje hari aho yanguye yego hari aho yanguye hari nabo yangirije anje yangijirije umukobwa utaravaga mu nzu aryamye gusa turamusengera tukamubwira ati tuguterure oya ntihari Imana izahangeza ubwo ageze arangije amezi 3 abarakiza aragenda arahari yego benshi rero Imana ndabwo nayivaho niyo byagenda ute ndagwaraga ati tukuzanira abaganga bo hirya ndoya Imana izangiza uko kugira ngo munzanire abaganga munjane kwa muganga karere y'Imana nayo ikabirangijije yego narayemeye rero ndakwinyagambura oya yego mukecuru ibyo byari reka mbyita ibitangaza Imana yagukoresheje mbere none ubu ngira ngo iki kiganiro cya gatatu turi gukorana hano kuri YouTube ubwo urambwira abagiye baguhamagara bo Imana ikagukoresha ibitangaza mukecuru ndi kukubaza nti noneho aho dukoreye ibiganiro kuri YouTube abagiye baguhamagara Imana ikagukoresha ibitangaza bakabohoka baye barwaye bafite ibibazo bigasubizwa nabo kugira ngo turebe ko umurimo w'Imana uri kugenda ntago tuba tubivugiye kwirata ngo umuntu ngo ari kwitaka ahubwo no kureba uko umurimo w'Imana uhagaze barahari hariho umukobwa wambamagaye ati mfite ubugwayi bunubu bambe yageze n'ahantu yego kobwa turamusengera igihe kigeze rero ngo asubiye kwa muganga arambamagara ngo abaganga bavuze ati ngiye gukira hasigaye akantu kanyuma ubwo rero hari nundi nawe ariwe wa mudamu yegereze mikoro nawe umukobwa arambamagara ati ndaryamaga sinjyame ibintu bikaza bikaniga ati senga rero ufate umuti uyu n'uyu usengere njewe ngusengere guri mu ndoke uwisige ujura wumwa wundi utera ujyame yarambamagaye ati ibyo ngibyo gose ndi gushima Imana nawe ndasiba kumbamagara ati twongere dusenge tiyo nzenze numvaga ari amahoro yego rero hari nundi wambamagaye ngo bari bagiye kuzamubaga ubwo rero geze aho cokora ngo barebye babona atokira abonye ageze aha ubwo minsi yatambutse tuzi tibwabo gwa ndi kubona buzakira tindi kumva imisozi ndi kugendane no bikemera yego ejo bundi nawambamagaye ati mu mugongo haje makandu ariko ngiye gufata gwa muti wongera unzengera ngo ndamusengera rero ndabwengeye kumbamagara ariko yarambwiye ati rwose ndi kugenda imisozi yose kandi pe ngo bari bavuze ngo aramubaga ariko akaba afite mwene nyina w'umuganga wamurebye asanga yagwa ku seta ati we yandi bazakubage yego rero iyo ubwo bugwayi Imana iri kubukiza yego nusitate akenshi abaguhamagara babanza bakubwira uko barwaye cyangwa niyo baguhamagaye ari Imana ihita nakubwira utuyu gutya atanabanje kukubwira uko ameze jewe ndamubwira ati ubugwayi bwawe urahaza aho ugwaye yego afate ngusengere ukamusengera ni benshi ari n'uwakuba kumbamba amagaye buti ngo ubonye none kandi reba igihe byabereye ati nzengere yego nuko guca kabombwiye ati ndi mu murima ubundi ati ndi kujya guca Imana ishimwe cyane pe igizana nabo umugisha nabo bagusazishe neza bazaza yego kuza ngabo kugutura ibibazo gusa nibisubizwa ngo bigendere batanashimye bazaza uwo mudamu aravuga ati uwo mwana ndaragenda ngenzi yemeza ngeraho Imana nayo izabyumve nziyemeza ngeraho ati tuje gushima Imana turi mu rusengero tiduhagarare hamwe none se kumara iyo myaka yose irenga 40 uri umuhanuzi utarabivanga kuko impamvu ngende umugabo wo kubihamya
aka kagari twakabanyemo imyaka 7 dusengana. Ubu aho ngendeye hashize ubwo mimake imyaka 11 tuziranye, kuko nanjye nzi ko wabivangavanze. Ntabwo naza ngo ngushyire hano gango n'abandi bantu bakumenye. Ubona icyagushoboje ari iki? Cyanjoboje muririmbye yararirimbye ngo jawumvira umwuka. Yego. Ubwo rero nanje cyanjoboje ijya numviye umwuka. Amen. Amina. Mwuka wera rero aranyobora, n'Imana iranyobora n'imbaraga z'Imana. Cyanjoboje nuko ari bikorwa mbona by'Imana ingorera. Yagoreye byinshi ndaharondora na nubira cyabikora. Yego. Kandi rero icyo nzi nuko ubu ndi ku musozo. Ndi ku musozo ndahandi ndeba ni kuri Yesu. Yego. Cyo ari ugusitara ni Imana ndabare. Yego. Imana yangoreye byinshi. Ndabwo rero nayibagirwa. Iyo ndebye gake ndavuga ati Imana ndabare. Ndayindi Imana rero niyo. Ndabwira rero abantu nyine wafasha agakiza nibareka kuvanga agakiza iby'Imana ngo babivange n'ibyo hanze. Hari uvuga ati genda gusenga kabona yafashe ibindi ugasanga umwuka wera asa n'ugunyuranyije. Bahamye Imana rero byere kuvanga Imana yavuze itavuze. Yego. Yewe ndabwo nzavuga ngo Imana yambwiye uko itarambwira no kubwira ngo ndabyawe nabonye kuko itabingejejeho. Kuri ko Imana niko njewe nagendanye. Kandi mu by'ukuri koko niba atari iby'ukuri nabo nduyanye nabo ndibabazana ngo umwana ati dusengere cyangwa nabo ati mu nzengere. Imana ufite uko yabiberetse, ifite nuko yatugize. Ese mu bana bawe ntawe Imana yahaye impano? Kuko hari undi mukecuru mugenzi wawe wino ruguru ku Nturo witwa Nyirabarihenda Venansiya. We nawe afite umukobwa w'umuhanuzi. Wowe mu bana bawe nta muhanuzi urimo? Bana banje ndawe ndetse gusenga. Yabahaye impano zitandukanye k'ubuhanuzi ntayo. Ndazo baragira nibazege erega gusenga Imana ikakwemerera nabyo harimo umwete. Harimo umwete. Bisaba kugira umwete. Umwete. Kandi rero kwizera Imana kuraruhije. Kwizera Imana ukagomeza nawe reba kuva icyo gihe kugera iki gihe ndarateshuka umunsi gumwe ngo ngaruke ati mu nzengere navuyemo. Ujya ni nimbana. Nukuri. Gusenga Imana ukayibaho nukwizerera aho bakureba naho batakureba. Hano ndi mu bigori ariko nje Imana iri kundeba. Sindi nyuma y'umusozi nageze ngo ku Gisenyi ndamuntu urambona ariko Imana yo muri kumwe. Yego. Izerera ico rero nubona ibyo byose wabinesheje imibugire yawe ndavuga runaka ariko Imana y'indiho. Ubwo ibyo byose rero yubanye n'Imana nagira gukomeza. Nukuri. Suko tutaruhuye nibiruhishe. Imana yaraturinze. Yego. Imana ishimwe. Himbazwe. Tateka tugane ku musozo mukecuru nkawe ko kuvugisha menshi cyane. Naba ndi gukurenganya. Kuko ndabindi byo mbanzi nje mvuga ibindi. Yego. Naza kukubaza nakari imurori. Ibi birahagije. Getse niba ari byo kumva twaba tukundiganye utarivuze. Yo ndi kumva. Yegereze mikoro. Ni ngabo twasenganye. Genda yabaturutse ngo hijya. Akavuga ukundu twasenganye. Nawe akabivuga yabaramanyanga turavuga ati dusengeraga abagwayi. Ubwo ndi kubesha uwo twasenganye yabivuga yaba mvuze ngo umugwayi arahaguruka akavuga ati warunaka siko yagize yababaye. Hari igihe twasengeye umukobwa witwa umuhungu wa Regina. Ubu ni umugabo yari yaragwaye ikiguru. Imana yakoze imirimo. Nukuri. Uwo mwana yabaye hano ngo amezi 2 yavuye yakize ndahandi yagiye. Yego.
ubwo rero Imana yakoze byinshi bo navuga ngo ngaha muhagarara bo baba benshi ndobokwira ino mbuga. ariko hano hari umukecuru uje kukureba ari kuvuga ngo mukanya araza atanga ubuhamya. Naza butange twaranambanye yego mukanya araje. Yego harya udashoboka ugasengera abantu mutari kumwe kugira ngo dufate umwanya dusengera abantu. Hari abantu bafite amadeni, hari abantu bagiye gusohora mu mazu, hari abashomeri badafite akazi, hari ababyeyi bashatse batabyaye, hari abakobwa n'abahungu bari mu rugo bakeneye abo babana, ibibazo byinshi. Byashoboka ugafata umwanya ugaterura isengesho ku buryo wakurikira iki kiganiro yakumva ari ibyo akazavuga ati Mana na uye yari nge none narasubijwe, nabyo byakunda. Yego noneho tugiye kujya muri uwo mwanya, ariko ndabanza ntange nimero ku buryo uwagukenera yaguhamagara mugafatanya gusenga. Hari ikibazo? Nda kibazo ariko nuko bahamagara ari benshi. Nuko bababaye ari benshi. None se nyine uri umubyeyi wacu twese, Imana yaguhaye izo mpano kugira ngo tubohoke. Nusinge ndibuka igihe nageraga mu gitondo nababaye ngiye ku kazi, wandambura ibiganza wansengera, nyirirwa meze neza, akazi nabaga ngiyemo nkagakora neza. None se njye abona nabura kuratira abandi. Bazajya bahamagara n'undi mu gihe ufite imbaraga ubitabe, mu gihe ari ntazo nabo bihangane, bari kubona imyaka mfite. Yego nimero ya mukecuru Nyiramuhanda ziripa ni 0785 83 05 45, ni 0785 83 05 45. Ibaruye ku mugabo we ntibari mu nda Elifasi. Yego ngaho fata umwanya usengera abantu bose bafite ibibazo, dusoza n'ikiganiro. Ni karibu. Iteka Mana yacu, Mana ishoboye byose, yitwa ndakikunaniye. Uyu mwanya databuja nyakubahwa dusengeye abantu bari hirya no hino. Mana hari imbabare, hari abarembejwe n'umubiri, hari abarembejwe n'ibibazo. Uwiteka ni wowe ushoboye byose. Mana data wa twese, hari n'ababuze abana ariko bakeneye kubyara. Imbaraga zawe rero Mana data wa twese, ndawundi ufite imbano ni wowe ufite imbano zose. Ufite imbano z'uburyo bwose, ufite imbano zo gukiza abagwayi Mwami Imana yacu, ufite imbano zo gutanga abana babyeyi bagaheka, ni wowe wita amazina. Hari benshi databuja bakeneye kumva ko baheka abana. Uwiteka bagereho Mwami Yesu Kristo, abari gutakamba abura bazi Uwiteka. Mana data wa twese, hari abaheze mu nzira bari kuja gushaka aho babona abana, ariko bagarure mu buntu bwawe. Ubagarure databuja, kubagarura kwawe ni ukubaha icyo bagusabye Mwami. Kandi Uwiteka waravuze ngo dusabe tuzahabwa, nidukomanga tuzugururirwa. Abo bari gusaba kandi bari gukomanga kugira ngo bakize Mwami. Hari abafite amadeni gabarenze databuja Uwiteka, ariko Nyiringabo Mana data wa twese, ucisha inzira aho zitari bikemera, uhamagara ibitariho bikakwitaba. Ngaho Uwiteka Mana abo baremere nabo yabo, abo nibyo bishura. Kandi data wa twese uri mu ijuru, uwera w'amahoro, hari abo bari gusohora databuja batagira n'ibyo kujya, batagira aho babona iby'amakonde, ariko Uwiteka bagwanirire databuja, ubagarure Mwami Imana yacu, ubishurire Uwiteka. Waravuze ngo iyi si n'ibirimo ni ibyawe, wewe uri Imana itabura uko ubigenza. Ngaho rero Uwiteka Nyiringabo, dusengeye databuja bari hirya no hino, tutibagiwe itorero databuja ryawe, najya uryegere. Uwiteka Mana ni wewe urifite mu biganza byawe, urinda bari kwivuvuta databuja, ahubwo dutegereze ubushake bwawe. Turasabye rero Mana data wa twese, urengera bari hirya no hino, nabo mu mbande enye z'isi hose urahari Mana. Aho barambure ibiganza, abananiwe ubaruhure. Uwiteka batendebutse ubongerera imbaraga. Tugusabye twizeye ko wumvishe iryo shengesho, kandi kuzabikora. Ababuze abana uzababaha Mana we. Uwiteka Mana, ingumba zirarize, ariko Uwiteka Mana ukuzihoze, nabo babone guhekanga abandi. Tubasabiye kuzabona abana kandi kuzabahuga umugisha,
mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Amen.